Reka twifurize byiza kuri mwese mukurikira ibiganiro bya BTN TV by'umwihariko tubaye ikaze muri BTN Morning Live ndetse no muri Business Chat by'umwihariko nkuko mumaze kubimenyera twegera bamwe mu bafite ibyo bakora bakatuganiriza by'umwihariko bakatubwira ku byo bakora ndetse n'uburyo kibishobora kuba bifasha abanyarwanda muri rusange. Akanya rero turi mu karere ka Kamonyi tukaba twasuye uruganda rwitwa 3UM Supply Beverage Limited by'umwihariko bakaba bakora ikinyobwa nyine cyitwa Srinigora. Uyu munsi tugiye kuganira nabo batubwire process iki kinyobwa kinyuramo kugira ngo tukibone ku isoko, ariko kandi baze no kutubwira n'igihe batangiriye. Mbere yaho gato reka tubanze twakire umwe mu bakozi b'uru ruganda atubwire uko yitwa ndetse anatubwire n'icyo ashinzwe mu ruganda. Muraho neza? Muraho. Bakozi yitwa Habimana Eri, abari ngewe production manager and quality control mu ruganda rwa 3UM Supply Beverage Limited. Turakwakire kuri BTN TV, twegera bamwe mu bikorera bafite ibyo bakora bakatuganiriza muri rusange, ariko uratubwira uti mukora ikinyobwa cyitwa Srinigora. Ni ikinyobwa umuntu yatekereza ko gikorwa mu buhe buryo kugira ngo kibashe kwa cyagera ku isoko? Process zacyo ni izihe? Murakoze. Srinigora soft drink ni ikinyobwa kidasembuye, gikorwa muri tangawizi, ubuki ndetse n'amazi, nicyo twita piripirimanga nkuko bigaragara kuri etikete yacyo. Icyo kinyobwa rero tugira igihe cyo gutunganya tangawizi, ikozwa neza ikumuka, noneho nyuma ikajya muri clashing machine, yamara kuba clashed ikajya mu gikoni, hakabaho kuvanga na za ingredients zindi wumvise nakubwiye, noneho hakabaho guteka. Iyo bihiye rero ntago turebesha amaso, ahubwo dukoresha thermometre. Hari temperature iri specified igeraho tukamenya ko ibyacu bitetse bihiye. Icyo gihe rero hari uburyo ibintu byacu biteguye ku buryo bita biniyungurura. Dufungura amavani, ni system automated, dutafungura amavani bigahita bijya muri cooling tank bihita byiyungurura. Iyo bimaze kwiyungurura rero iyo cooling tank iri connected n'ubundi na filling tank. Hari pompe ihita dushyiraho pompe igahita ibiyohereza muri filling tank. Iyo byamaze kugera muri filling tank birumvikana biba byamaze guhora. Icyo gihe tugira ibitabo by'ubuziranenge, hari ibipimo dufata, dufata ama pH, tugafata ama sugar content. Birumvikana twamara kubibona tukabiregulariza tugendeye ku mabwiriza y'ubuziranenge. Noneho ubwo iyo tumaze kubona ko bigeze kuri standard twifuza kandi natwe tugenderaho, icyo gihe turabireka, noneho tugakora tukafiringa mu macupa. Iyo tumaze gushyira mu macupa rero, ni amacupa ngira ngo mwayabonye nayo atagira ikindi kirango, ni ayacu, niyo twitumirije ku isoko. Duhita dushyiraho umufuniko. Twamara gushyiraho umufuniko tugahita dushyiraho noneho etikete. Icyo gihe tumaze gushyira mu etikete hakurikiraho procedure noneho yo gushyira mu makarito nk'uko mubireba. Iyo tumaze gushyira muri aya makarito, ubwo icyo gihe noneho dufunga siri. Icyo gihe izijya ku isoko zikagenda, ariko zijya muri stoke izisigaye. Yego. Ugereranyije iki kinyobwa mbere yuko kiboneka bishobora kugitwara iminota ingahe nkuko waruvuze ati mutetse? Murakoze. Wenda aho ngaho ntabwo gihita kiboneka ako kanya, kuko haza igihe cyo gukoringa. Iyo bihiye urumva ntabwo ushaka kubihoza munsi y'amasaha 12. Bigomba kumara igihe cy'amasaha 12 biri aho ngaho bitiko birihoza. Yego. Murakoze cyane. Amazina nitwa Valence Twagirayezu, ndi managing director w'uruganda 3UM Supply Beverage Limited. Dukorera hano mu karere ka Kamonyi, murenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Bimba. Iki kinyobwa cyacu kiraboneka ahantu hose. Ahanini kiboneka cyane cyane mu mashyirahamwe hariya Nyabugogo ndetse
na za Kimironko hose kirahari kiraboneka kandi nkuko basobanuye uburyo gikorwa natwe dukeneye kugira ngo kigere ahantu hose. Reka mbere kwenda dutangira n'ikiganiro cyacu banza uduhe ishusho mwatangiye mute, igitekerezo cyaje gute, ese ubundi izina ryo nyirizina ryo ryaje gute, banza dusobanurire mwatangiye mute, mwatangiye ryari muhe mwaka? Yego murakoze cyane. Iki kinyobwa cyacu twatangiye kugikora muri 2021 nibwo twatangiye, ariko dutangira tutari twabona ibyangombwa by'ubuziranenge nkuko gahunda ya leta yacu idufasha kugira ngo twihangire imirimo. Ni muri uru rwego natwe nk'abantu bakiri bato dushaka uburyo twahanga umurimo binyuze mu gushinga urwo ruganda. Ubwo rero twaje gutangira, ariko twaje kubona imbogamizi zabayemo ni ukubona ibyangombwa, ariko nkuko tugiye dukoresha ubuziranenge habayeho kubishaka, byabonetse mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize nibwo twabonye ibyangombwa byose, license zose, ari icya FDA, ari icyantuza cya RSB, byose birahari. Ubwo rero igisigaye no kukigeza ku isoko abakiriya bakakibona. Mutangira hari imbogamizi se mwigeze muhura nazo mukumva mwana bireka? Imbogamizi zo ntago zabura cyane, kuba nk'ikinyobwa kiba kigegera ku isoko bwa mbere, habaho kuba abantu wenda batari bacyumva neza, bisaba kugira ngo tubegere tubereke icyiza cyacyo. Izo ni zo mbogamizi twahuye nazo, ariko buhoro buhoro biragenda bicamo rwose. Birumvikana hashize igihe murimo mukora, ubu rero ikinyobwa kiri ku isoko. Ese byoroheye abacuruzi kukibona ku buryo isaha iyo ari yo yose abashobora gutumiza abo bashaka kuza bakakibona? Ikinyobwa cyaboneka igihe icyo ari cyo cyose, mu gihe komande tuba dufite iyo tuzishyize ku murongo kiraboneka, kuko natwe niko kazi kacu ka buri munsi. Yego. Hanyuma rero mujya kucyita izina, niyo mpamvu mwakise Sininigora? Urakoze cyane. Twakitse Sininigora cyane cyane, reka mpere wenda kuri company yacu Free Supply Beverage Limited. Twihuje turi abantu batatu, turi abavandimwe batatu, tureba ikintu twakora. Iyi gatatu ivuga ko turi batatu. Iyi gatatu nikivuze cyane cyane, ivuze ko ari abantu batatu bakorera hamwe bagamije iterambere. Mwihuje muri abantu batatu birangira mutangije uru ruganda. Hanyuma hari igihe usanga abantu bavuga bati ibinyobwa rimwe na rimwe hari igihe uyu munsi bishobora kuboneka wenda ejo ntibiboneke. Ku giti cyanyu muri rusange iyo murebye mubona ahazaza h'uruganda COM Supply Beverage Limited ari ahari? Aho twe twifuza ko ikinyobwa cyacu cyagera, turifuza ko cyagera ku banyarwanda bose, hakabaho tukagira imikorere kimwe nk'itangazamakuru namwe, kikagera ahantu hose, kuko kuva mwana dusuye mukatugeraho hari kiragera ku banyarwanda bose kabisa. Yego. Namwe intego nyamukuru nuko kigomba kugera mu gihugu hose. Nibyo. Sinzi wenda tugana ku musozo niba hari icyo mwarenzaho. Ikindi nta bintu byinshi wenda narenzaho, gusa no kubashishikariza kukinywa. Ni ikinyobwa kiri soft, ntabwo gisembuye, kandi muri make nkuko babibasobanuriye ni ikinyobwa cyiza cyane. Ku bagi feedback zo tubona zituruka ku isoko batubwira ko rwose ari sawa kabisa. Ni bande bemerewe kukinywa, ni bande batemerewe kukinywa? Iki kinyobwa rero buri muntu wese yemerewe kukinywa, kubera ko kina soft rwose. Buri muntu wari wese, yaba ukuze ukiri muto, yakinywa nta kibazo. Yego. Icupa rimwe riri kugura ngahe ku isoko? Icupa rimwe ku isoko, gusa twebwe twashyizeho ko icupa rimwe ryagurishwa 1000,
usibye ko wenda rimwe na rimwe hari igihe ugera ku isoko ahantu bitewe n'ukuntu bo bategura ibintu byabo bakabazamura igiciro, ariko twe twifuza ko amafaranga 1000 byaba. Turacyari ku ruganda CRM Supply Beverage Limited rukora cyangwa kirwa Srinigora. Nkuko muri kubibona turi kumwe nanone n'umujene hano ushinzwe marketing cyangwa se iyamamaza bikorwa n'igurisha, reka mbivuge gutya, muri uru ruganda. Ngira ngo twamuha ikaze nawe akatuganiriza. Muraho? Muraho neza. Mwatangira mutwibwira. Mazina yatwe nje nitwa Maniho Shadrake, akaba ari ngewe ushinzwe marketing gushaka abakiriye b'isoko rya company ya CRM. Murakoze. Aha, urakoze cyane. Hanyuma kugeza ubu ngubu iki kinyobwa cya Srinigora cyaba kimaze kugera ahantu hangana iki mu Rwanda, ukurikije uburyo ki wabonye abanyarwanda bacyakiriye ku isoko? Murakoze. Iki kinyobwa rero ntabwo cyari cyamamara cyane, ariko hacyashoboka kimaze kuhagera. Hano muri Kigali Nyabugogo tuhafite depo ihagarariwe na David, acuruza mu mashirahamwe, niwe uranguza muri Nyabugogo David. Ikabuga naho turi gushaka kugira ngo twinjireyo. Hanyuma Kimironko naho dufiteyo umuntu uduhagarariye. Kicukiro naho dufiteyo depo. Urumva hacyashoboka tumaze kuhagera, ariko twitegura kugera no mu ntara hirya no hino. Kugira ngo umuntu abahagararire aho acururiza bafite ikinyobwa cya Srinigora asabwa iki? Abagomba kuba yujuje ibihe bintu? Icyo asabwa nta kindi, ni ukuba ari umushoramari ushoboye, ashobora kuba yasapurayinga hamwe aba yahisemo kugira ngo abagezeho umuzigo. Ikindi abasabwa kuba afite amacupa yacu ni amacupa y'icyatsi ariko atanditsweho, ntabwo ari iyindi company. Hari ababa bafite amacupa ugasanga ari gukoresha amacupa ya Heineken cyangwa indi company. Twebwe amacupa yacu ni amacupa y'icyatsi atanditsweho. Uwo muntu rero twiteguye kuba afite amacupa, twiteguye kuba twamugezaho umuzigo. Hanyuma hari ikintu kijya kibaho ugasanga hari nk'ikinyobwa kiri ku isoko ariko abantu bakakigana, ku buryo umuntu ugiye kugura ashobora kuza azi ko aguze Srinigora nyamara aguze ikindi kinyobwa. Mukora iki kugira ngo hatazabaho kugira ngo abantu babiganire ikinyobwa ndetse n'ugiye kugura azashobore kubitandukanya? Murakoze. Ntabwo byabura hano ku isoko, hari abamamye benshi. Abo ngabo rero dufite umwavoka turamutse tukugeze tugasanga waradupiratiye ikinyobwa, we akazi kiwe aragakora agakurikiza amategeko. Hanyuma y'ibyo rero twebwe umutekinisiye wacu turamwizeye, ni umuhanga, ni umuntu twizeye kuba atagenda kuba yaduteza abandi bantu, cyane cyane ko bari abantu kuri tere aza kinjira umutekinisiye wacu rero ni umuntu twizeye, kuko umubona ni umuhanga cyane. Ibanga ryiwe arijyamaho kugira ngo ejo n'ejo bundi akazi kiwe kadapfa. Tugana ku musozo, ku munsi mushobora gukora ibinyobwa bingana iki? Kuko ubibona company nibwo iri gutangira, imaze igihe gitoya, ntabwo twari twagira abakiriya benshi, ni bikeya cyane. Nko ku munsi byibuze amakarito 100 dushobora kuba twayatanga. Urakoze cyane. Kuva mwatangira wenda